karindwi witwaga Ellen G. White cyangwa se Ellen Harmon White, Elina White. None se Belden wahimbye iyi ndirimbo na Elina White bapfanaga iki? Mama wa Belden witwaga Sarah Harmon Belden yavukanaga na Elina White. Ubwo Elina White yaramubereye ingiye ku magambo akomeye cyane, amagambo aboneka mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 12, indirimbo yo kuzareba umwami Imana duhanganye amaso ku maso. Ni indirimbo yitwa ngo nzabona Yesu mwami, nkuyoboke mwami nkuyoboke, naho natendekwa ku musaraba. N'abanyiririmbo bwakomeje kumugwa nabi cyane kugeza ubwo ahitamo kuva aho yabaga arigendera. Hashize igihe mu mugoroba umwe umurambo wa Joseph watoraguwe ku nkengero za kimwe mu biyaga byaho muri Canada. Joseph yapfiriye mu mahanga. Rwanda SDA Imnizi. Nongeye kugusuhuza we muvandimwe kandi inshuti yanjye duhuriye kuri Rwanda SDA Imnizi. Mbese waba uri mushyashya kuri Rwanda SDA Imnizi? Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nitwa Jacques Lamec, nkabasengera mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, kandi nkaba nkunda kubagezaho by'umwihariko amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana kuri YouTube, kuri channel yitwa Rwanda SDA Imnizi. Niba ari ubwa mbere, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha, ukomeze umurimo, tuzabane no mu ijuru. Niba ari ubwa mbere rero, wanakanda kuri subscribe kugira ngo tujye duhora tubana buri munsi kandi ntibigutere isoni. Nongeye gusuhuza abavandimwe kandi inshuti za Rwanda SDA Imnizi by'umwihariko zimfasha gukora share, like kuri buri mateka anyura hano. Mwese Imana ibaha umugisha. Uyu munsi tugeze ku mateka y'indirimbo ya 220. Ni indirimbo isa n'irimo gushidikanya. Ni indirimbo ivuga ngo mbese Yesu ajya anyitaho. Aya magambo ukiyumva wagira ngo uwayanditse yari afitiye Yesu icyizere gike, wagira ngo hari nk'ibihe yari yaciyemo noneho Yesu akamwereka ko atamwitayeho. Niki cyatumaga Frank ameze nk'ufitanye ikibazo na Yesu? Mbese koko hari ibihe bibi umwana w'umuntu ashobora kunyuramo Yesu akamutererana? Mbese hari igihe mwene muntu ajya ababazwa atari kumwe na Yesu? Iyi ndirimbo ivuga ngo mbese Yesu ajya anyitaho yanditswe n'umugabo wari uri bugufi, habura gato cyane ngo acike intege ngo arekure Imana kubw'ibigeragezo bikomeye yari arimo kunyuramo. N'umugabo witwaga Frank Ellsworth Graff. Reka turebe amateka y'uyu mugabo. Ubundi Frank yari muntu ki kuva mu buto bwe kugeza avuye mu mubiri? Yitwaga Frank Ellsworth Graff. Yavutse mu cya 1860, avuka ku itariki 19 z'ukwa 12. Frank yari mwene Samuel Beard Graff na Matilda Merkel Zerbe. Frank yavukiye muri Pennsylvania kandi aranahiga. Frank yumvise ihamagarwa akiri umwana muto.
mu gihe gito yaje kuba umuvugabutumwa ukomeye mu itorero ry'abametodiste ndetse anaribera umuyobozi. Ndavuga aho i Pennsylvania n'ahakikije Philadelphia. Frank byagiye bivugwa cyane ko yari inshuti y'abana bato bitewe n'ibyo yajyaga akunda kwandika ku bana. Bivugwa kandi ko uyu mubwirizabutumwa ukomeye ngo yanditse indirimbo zirenga 200 zo guhimbaza Imana. Iyi nshuti y'abana yakoze byinshi kugeza ubwo bamuha akazina k'umuvugabutumwa w'umunyarumuri, umurasire w'izuba. Bamuhaye ako kazina bitewe n'umucyo w'ibyanditswe byera yabwirizaga. Bamwitaga Sunshine Minister. Uwo niwe wahimbye indirimbo imeze nk'irimo gushidikanya ngo mbese Yesu ajya anyitaho, nako yari irimo gushidikanya. Hari ikibazo wakwibaza kuri uyu muvugabutumwa wakomeje benshi kugeza ubwo bamuhaye na kariya kazina. Ni gute mu by'ukuri umuntu nk'uwo yumvikanye mu magambo yo gushidikanya kuri Yesu kandi yari amuzi neza kurusha abandi? Dore icyateye Frank gusa n'ushidikanya Yesu. Ni ugusogongera ku masomo yo mu buzima Frank yari arimo. Frank yababazwaga n'ibyo yanyuragamo kandi bitari bimworoheye namba. Hari amateka avuga ko impamvu yageze mu bihe nk'ibi byo gucika intege gutya, Frank yari amaze gupfusha bashiki be harimo n'umukuru wabo witwaga Anne. Ikindi ngo cyatumye Frank ameze nk'ushidikanya nuko nyuma ya bashiki be hakurikiyeho ababyeyi be babanjirijwe na mama we Matilda, maze hashira umwaka umwe Frank akongera kwakira ubutumwa buvuga ko na papa we ashizemo umwuka. Hari mu cya 887. Mbega inkuru zababaje Frank. Frank yatangiye kwibaza ati mbese Yesu ajya anyitaho? Ahari yabonaga Yesu atamwitayeho, wenda hari abandi yitayeho watarimo. Burya niko umuntu amera iyo ageze mu bibazo, akunda kubona Imana idahari. Ambassadors of Christ bo bararirimbye ngo ibirihe. Frank nawe yabonaga idahari, itanamwitayeho. Nyamara Frank icyamuhaye amahoro nuko ubwo yashakaga byibura icyamukomeza ngo umutima we utuzeho gato, yaje gusoma amagambo yo mu rwambere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 7 ahavuga ngo muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Ayo niyo magambo yakomeje uyu mubwirizabutumwa wari washenjaguwe no kugotomera ku bibazo byo mu buzima, maze anayakuramo indirimbo ivuga ngo anyitaho, nyamara ayiha titire cyangwa se izina ririmo gushidikanya ngo nuyumva nawe uri mu bihe bibi mu buzima nk'ibye uzamenye ko akwitaho. Mbese Yesu anyitaho? Mbese Yesu ajya anyitaho? Mbese Yesu ajya anyitaho mu byago no mu mahoro, mu mibabaro no mu miruho no mu rugendo rurushya? Mbese Yesu ajya anyitaho iyo ngenda mu mwijima n'iyo umwijima wakagungose? Mbese Yesu amba bugufi? Mbese Yesu ajya anyitaho iyo nguye mu bishuko, iyo mbabaye n'iyo mbogoza? Mbese Yesu arantabara? Mbese Yesu ajya anyitaho iyo nsezeye ku nshuti, iyo mbabazwa simpumurizwe? Mbese Yesu ababireba? Anyitaho, arandinda mu mibabaro yanjye, mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho. Frank yaje gusobanukirwa nuko Yesu amwitaho. Aho niho hatumye avuga ngo
anyitaho. Iyi ndirimbo yashyizwe mu njyana na Joseph Lincoln Hall, umwe wahimbye indirimbo y'164 ivuga ngo nicaye imbere ya Yesu. Ngira ngo muribuka amateka yayo n'impamvu yayihimbye. Muribuka ko nawe yayihimbye bitewe na Mariya na Marita. Marita witaga cyane ku turimo two kuzimanira Yesu, ariko Mariya we akaguma ku birenge by'umwami wacu n'umucunguzi. Aho niho havuye iyo ndirimbo nicaye imbere ya Yesu. Amateka yayo twarayavuze hano kuri Rwanda SDA Hymns. Frank yaje kuva mu mubiri nk'uko abantu bo ku isi bose bagenda, nuko apfa mu mwaka w'1919 ku itariki 29 z'ukwa karindwi, apfira New Jersey. Ashyingurwa mu irimbi ryitwa Riverside Cemetery, ni muri Pennsylvania. Ngayo amateka y'indirimbo mbese Yesu ajya anyitaho. Nshuti muvandimwe wanjye, hari ubwo nawe wumvise aya mateka ufitiye Imana icyizere gike nka Frank. Ahari uri mu bihe bikomeye, ahari urabona Imana idahari, ariko kwikoreza Imana yawe ibyawe byose nicyo gisubizo nyakuri cyakugeza ku mahoro y'umutima. Dusoreje aha amateka y'uyu munsi. Mbese waba warakoze kuri subscribe? Uyu ni wo mwanya ngo utazacikwa n'indirimbo y'ubutaha, kandi uraba uduteye inkunga ikomeye, kuko channel yacu irabivuye ku rwego rumwe igiye ku rundi ku bwawe. Kora kuri like, kandi niba wakunze aya mateka, ese ukunda iyi ndirimbo, ngaho kanda kuri like ndetse na share kuri babacuti bawe. Ahari haba hari ubabaye aya mateka akamwongerera akabaraga. Mbifurije ibihe byiza. Nitwa Jacques Lamec. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Witwaga Ellen G. White cyangwa se Ellen Harmon White, Elena White. None se Belden wahimbye iyi ndirimbo na Elena White bapfanaga iki? Mama wa Belden witwaga Sarah Harmon Belden yavukanaga na Elena White. Ubwo Elena White yaramubereye ingiye ku magambo akomeye cyane, amagambo aboneka mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 12, indirimbo yo kuzareba umwami Imana duhanganye amaso ku maso. Ni indirimbo yitwa ngo nzabona Yesu. Mwami nkuyoboke, mwami nkuyoboke, naho natendekwa ku musaraba. Nabanyerere bwakomeje kumugwa nabi cyane, kugeza ubwo ahitamo kuva aho yabaga arigendera. Hashize igihe, mu mugoroba umwe, umurambo wa Joseph watoraguwe ku nkengero za kimwe mu biyaga byaho muri Canada. Joseph yapfiriye mu mahanga. Rwanda SDA Hymns.